kuguha flow gutyo amadrill turayakubita uko iyo flow ujya muri drill ukayumva agiye ukayumva ng'inkongoro ya dedingerwamo gusa na dedereba hano ndi Bakamenye magarara MS nkana bazitura bose bakananterera kashe nta mikino ngiyo nandika kuri vasi nge banimika nkanahangana nabigira nkahari bo batuburira gese na nungu badabura ko mbona barigize byibona ngo bisize amabara hano hose badahura bazanitwe mbapiyora nuzavuga ndimo ntambura ko niwo benyaho duhurira ukashigeza umwana ngakurira nkagusigira uruhara nikaraga imbere ya kopu bati peti vipi nanjye ati ni neza fande nta mutima mubi ko mbona uri muto gutewe ikaraza amashwi u Rwanda rweje ibyo murimo ntago ari muzu ya ngibisanzwe ni Peace Media TV nkuko mumaze kubimenyera yari Peace Music TV tuyihindura Peace Media TV kubera uyu muntu nabazaniye ninderera agiye kutwibwira tumenye ngo ninde tumenye ngo ni muntu ki akora iki ibwira abakurikiranye Peace Media TV. ng'inkongoro ya dedingerwamo gusa na dedereba hano ndi Bakamenye magarara MS nkana bazitura bose bakananterera kashe nta mikino ngiyo nandika kuri vasi nge banimika nkanahangana nabigira nkahari bo batuburira gese na nungu badabura ko mbona barigize byibona ngo bisize amabara hano hose badahura bazanitwe mbapiyora nuzavuga ndimo ntambura ko niwo benyaho duhurira ukashigeza umwana ngakurira nkagusigira uruhara tufo trap ni dusaba ahubwo gang turakaba kaba nababwiye ko muzemera bakunza Peace Media TV none namubazaniye dasosaba hari abantu batabibaza ngo kadi kawo yivuze kivugo cy'abahanzi abantu tugiye tumenyereye muri hip hop niho bivuga bati amazina ni usanzwe nyine twa Bakameshoni ndi Bakamenyawe ni Bakamenyawe ubwenge original kabisa ni Bakame kabisa imbere n'inyuma ni Bakame gutyo uri murambona unarungurutsemo usanga ari mu dutwi tubiri tumeze gutyo akoza Peace Media TV ni murunguruke murebe murabona amatwi nta matwi ameze gutya wala njye muri comment mumbwire gutya wala babyandike batubwire Bakame ni muntu ki Bakame ni umuraperi tu umuntu utanga ubutumwa buhindura abantu bicishije mu miririmbire ya rap ubu n'umuhanzi nyarwanda muri rusange ni hip hop tu nkora hip hop for change ni umuhanzi nyarwanda ariko ntago ari nyarwanda iyo byongeyeho nyarwanda uba wihaye limite maniga ni umuhanzi muri rusange kuko ibintu dukora mani sibyo nubwo bitari byaba binini cyane ariko bigera ahantu henshi hagiye hatandukanye so niko bimeze n'umuhanzi nyarwanda tu n'umuhanzi ukorera mu Rwanda sibyo ari gukora ibintu ku buryo ashobora gukorera ahantu hagiye hatandukanye kabisa ni Bakame ni bwenge n'amatwa birameze gutya ubwenge zo kuri Peace Media TV ubwo nyine ubwenge namwe muraza kubugera reka Bakame noneho hari indirimbo za ufite cyangwa usubiramo iz'abandi oya ngende umwanditsi nkaba n'umuririmbyi so nago ibintu mfite indirimbo zanjye zanditse mfite YouTube channel yitwa Tufa Trap Music bajyeho babikurikirane dufite boro nyinshi dukora twakoze tuze kugira ibiririmbo bisa nibigiye kuremeramo gake arabura gake ngo bibiduzende dukubita umurongo rero kubita indirimbo kabisa nawe wakoze ukumva ni hatari indirimbo zanjye ni hatari shone kuko ugiye kuvuga ngo indirimbo nakoze ngo bane hatari nangiye kuzanamo ubusumbane imibare yati bibihekane dukubite noneho iyo mviri hafi ngo ndiba mu nzira ndinkagorira mbafite umuvuduko mpigamira bana bikina ndabakatira mbona tabyumva nka namubagira nyini zanje muri rusange ngabana n'iki biyambika inigi bazana zirengezo mu mariki nabakumbura banuka igikara that's the shit Bakamenyawe urebye industry ya music mu Rwanda ukareba urwego iriho ukareba nawe urwego uriho Bakame aba yumva afite target yo kugera kuki urebye industry ya music mu Rwanda man ubundi target sibyo ntago wapfa kuvuga ngo target tu sibyo ko urabona igiye kuvuga ngo target gake ariko tuba dufite ibyo twifuza mu banyarwanda sibyo gusa ikintu nifuza no kubutumwa byibuze nzageraho mvuga ari kumvikana urumva hanga umuntu abakishakisha gake tugenda tuzamuka twatangiriye kubafana batatu bo muri famille uzugakora ngo mukayobesha mu petit frère wawe akavuga ati G n'umwanda
sibyo. So none ubu ngubu ugenda byaguka ujya muri quartier, none kandi byaguka bikagera ku bigo ku ishuri, ngo byibuze bigenda bizamuka, umuntu akakubona, umwe akakubwira ati yawuzu, ndababwira ati petit courage urashona, ni gake gake umuntu agenda byubaka. So ikintu ngiye nifuza nuko nzakora ibintu nanjye nkajya mbona za ndirimo nakiziyumvira views zitari 1k ngo numve nayagaye, views ziri kuba 1m, aho ngaho gake gake pole pole tugenda tusonga mbere. Uko byagenda kose buri muhanzi cyangwa se buri muntu ari abatuye isi muri rusange, buri wese afite umuntu mwinspira mu bikorwa runaka. Uko byagenda kose nawe ugitangira iyi muzike, hari umuntu wakwespiye, hari ikintu cyatumye uhitamo kurimba hip hop. Wowe ubwawe ni iki cyaguteye kurimba hip hop? Ni ryari watangiye umuziki wawe? Umuziki wo man umuntu abara utangiye kera G, umuntu utangiye kera ubukunda, bitangira ukunda sibyo. Kutangira uri kuvuga sinzi rero rwende bwa mbere nandika indirimbo bwa mbere, ariko umuntu wenda ubara binkundishe nakuze numva indirimbo byane, nkunda umuziki n'ubu ngubu tu nkunda umuziki bya atari. Akenshi iyo nta kintu ndimo ndakora numva umuziki, biterwa nyine so urumva rero ikintu cyaraneye motivation ukumva indirimbo, cyane cyane njye umuhanzi nakundaga bya atari ni Dani nanone buriya ni umuntu wanjye nuko yazimye, ariko ayandi barapa ba atari bafite lyrics ziremereye mani. Redamani urabizi ni umunigo barakoze cyane, tuzi ibintu bye byinshi. Arabaji ba Bulldog, njye nkunda boro ziri lokali tu, nkunda boro ziri loko zacu nyine tu. Kuko niyo ndi kuvuga ati barumva hari deni mfitiye igihugu cyanjye, kuba mari ntago moboro wenda bungubu bishobora kuba bisa n'ibitangiye kuza, ko kuba hip hop ikimani kiri hasi abantu batari bayumva tungove ko ari boro nk'izindi, manumva ari nk'ideni mfite kandi numva nshaka kuzakora tu. No kuvuga ngo mu Rwanda ubusanzwe hari ukuntu ababyeyi, abantu bakuru bareba abantu nkamwe mutangiye kurimba hip hop, muje mu muziki mukarimba hip hop, bagashaka kubafata nk'abantu ngo ni ibirara, ngo baririmba ibintu gutyo bidasanzwe, ukuntu bakabafata nk'ibirara. Wowe ntabwo biguca intege ngo uvuti nahindura ngaririmba ibindi ajya muri gospel cyangwa n'izindi style zitari hip hop? Ibyo boro bibaho cyane tu, ariko nkanjye ku giti cyanjye ntabwo bijya bingonga cyane, wenda ari nka story yanjye tu nagutera nka visiboro zanjye ntago ajya zumva, uyumva bayobora ndi ikibuga kiri aho ngaho giteretse aho ndi kuze niba bavuga ati igihungu cyanjye zuba bimeze bite, ariko nyine ntago yasanga narashinga mbwira ati petit wapi boro bikatire, arabyuha niba yagize amahirwe wenda nk'upite wo mu rugo akaza ariko uyumva arayumva nawe nta comment, uraza abasaza babifunze kijene hariya yahita akubwira ntago yayagara. Ariko ikintu cya kabiri urwo ni ku ruhande rumwe rwa mere aramfasha tu, mere no ngo aramfasha, mere ni wa muntu igeze no kuma ubucira nkomari zongeye kujya stu, ngenda nabizirikana respect kabisa. So ikindi kintu navuga man nago ngiye mura ni wenda abandi bagenzi banje bahura nabyo, basanga femo mane wahudu baramubwira ati peti yange ibyo utangiye kunywa ibitabi, watangiye kugira gute, wagize gute. Nago nyine twese dukuriye muri famille zitandukanye tu, ngiye babiramfavoriza kubona mera ndi inyuma ashyigikira, nkabwira ati mere ndende mu gasho hano gutya na gutya, teze kumenya igihe ugira gutya na gutya, nyine tukagira nabo kumva ko ari kunyumva tu. Ikigaragara cyo uko usobanura no kuvuga biragaragara ko ufite indirimbo zitandukanye kandi zirenga imwe. Ufite indirimbo zingahe ziri hanze zamaze kujya hanze? Kari shene yazo, mfite shene y'imizigo so hari njye undi nago nkora ndumwe, abantu babimenye nkora muri group yitwa 2 for trap, kabiri for trap. So njye nitwa Bakame, umushene dukorana yitwa Rupyisi, uzatwe mfite turi babiri none urukumva izo ntari uko ari ebyiri, dufite none na boro bita Bakame none hano hazaje no kuzana Rupyisi, impyisi none mahuma ari kubwe noneho ugahita n'Abakame kudutwitubira ameze gutyo ni direct ahantu hazashya. Ukumva rero dukora turi babiri, ni group bita 2 for trap, dufite indirimbo nyinshi twakoranye, hari ziri kuri channel ya Top 5 sai n'abasaza badufasha. Ni management reka tubika amakuru tube tuyashyire mu gikari, tuzabikurikirana mu bikari sibyo. So ariko baradufasha cyane. Hari indirimbo twabakoreye ziri kuri channel yabo sibyo, EP twakoze yo EP indirimbo 5 kuri channel yabo. Kuri channel yacu naho hariho video y'izo ndirimbo ebyiri, muri zo ziri ku video zazo
twese tubihindura ko tuzadukorera kuri channel yacu. So dufite indirimbo twa uploadinzeho bagiyeho barazibona, n'izindi zigiye kuza, turi gutegura EP, tumaze iminsi tudasohora boro zacu bwite, ariko dufite boro za danje turi gutegura ejo bundi n'amashow ya danje, ibintu biremereye nyuma ya cogama turabatimbura dutimbura ni direct wallahi. Bitubwo ko Kigali bugiye kuyitwika. Shumi batwitege, urumva ubwenge bwa Bakame wazero n'imkizimahuma ni huha. Ibintu byose dukubita undi murongo rero. Nuguti okay. So hari abura inyoroshya mitima dubatema akantu koroshya imitima hari ubuntu bw'ubudege buzaturira buri ari nyuma ya kamera gato tubwira ati uyu ni wa muhungu se, so ahita babireba noneho tuvuge ngo ni flex ni byeri warakeye n'akanyange arasa nabi cyumubonye wese ngo ni anje ari proud yanjye niwe nzanashyira iwanjye ni mwiza byobye danje kuko nkorera ibya danje umuse cyugitambwe mu gatondo mbandiliti afata isimu nkahamagara mubaza agatangira mbwira shaho ko yarayarose turi babiri ku nyanja Miami twahatwitse flex ni byeri warakeye n'akanyange arasa nabi cyumubonye wese ngo ni anje byabuye ry'agaciro nzajya nambika gahanga yafi nziza cyane arobye bahebye mu ruzi ni flex ni byeri warakeye n'akanyange twabikurikirana kugeza neza ubundi ibintu byose ni direct guys kabisa niba Bakamenyawe abo twandika ibintu bimwe guza byende by'uko bikanyaga imitima guza oya ari cyo kigera kimahoro neza ukavuga ngo ni anje anje zo numukobwa wese mwiza mani ni umukobwa mwiza wese, umukobwa wese mwiza wese ni angel ni akamarayika uriyoroshye ugaze ni akamarayika oya kamarayika ka Bakame muri comment kaze naka anje banoze bafite aba anje babo sasa banoze bafite aba anje babo akarimbo bajye bakumva no katarasohoka ariko umuntu aba banazemo tu Bakamenyawe hari abahanze tuzi bagiye bihiringa kera bajyaga baririmba hip hop iri natural atari ibingibi by'ibishego byo muri iyi minsi ndumva nawe ariyo style ukirimo yo kuririmba ibintu hip hop iyo iri kuri sauce ya hip hop atari ibyo kuza bakaririmba ibishego ukuntu kuko iyo ukiri muri style zo kuririmba hip hop iri natural ya kera ya munyarwanda ba Fireman twe tuzi kera ba Bulldog kera ba Tough Gang numva ariyo style ukirimo ubu ntabwo wabubwira ubwo bwo kuba wahangana wakompeta nawe ari kuririmba ibishego mani ngewe nakubwira mvuka ngiye kukwibwira sibyo bura urese agira umwihariko wiwe tu urese agira umwihariko we so niyo mbona nakubwiye ati ngiye nkora hip hop igamije guhindura rap for change so igishego rero nacyo nagikora ariko se kiraza gifasha icy'abantu sibyo n'ubundi byo madi kubabwira n'ibyo basanzwe bazi sibyo nibyo basanzwe bazi so kubabwira ngo umuntu ngo yaryamanye n'undi muntu ngo baragenda ngo bavuna igitanda ngo undi ngo bamujyanye kwa muganga ngo yavunitse ngo akaguru kamwe ngo kubera ngo ari umuhungu n'umukobwa ngo bibirinduye ngo igitanda kirame byuze ni ibikishumi uzi ubwo nye nkora boro mani ya boro uzumva sibyo ari boro uzunga ya boro uzumva ukayumva n'ikindi gihe ukazongera ukayumva mani sibyo hari nka story twakoreye abaji bacu bose baba baragiye shene cyangwa baragize gute ari ahantu habishumi ahantu habi cyane nuzakumbure so twe tugiye dukora yo story turavuga tubyuze umuntu wanjye ajya avuga kuri buri muntu wese kuryo ni ibintu bizahoraho kugishene ni boro tu flow tuvuga ati nonge Rupyisi we aba tuvuga ukuntu byatangiye ari abaji bacu twari turi kuryana show gutyo ukuntu leta zirabamira so bigenda ukuntu tu so we avuga ukuntu story yatangiye kugira batugwe mu nonge nkahita nangira tubamaze kutuguriza panda gari tugeze imbere ya Kobo ziba ari soza kajagari mani giye ugeze Jerry story komeza ubwo nanjye ninjiye igihodi ibikomo ku maboko style ndacyambaye ipingu nyikaraga imbere ya Kopo bati peti vipi nanjye ati ni neza fande nta mutima mubi ko mbona uri muto gutewe ikaraza amashki u Rwanda rweje byo murimo ntago ari muzuri dore box buri kimwe ufite tiyandani
mani phone bring inama chain byose mu kabati bagukorere dosiye usinye usanga bandicura burindi mu mutima bihinduye isura G day one muri jeri 19 nk'umwaka tondo konse ya tipeti fipi misadaka cyangwa ibi bigabo ubona ha ujye ubipasa bitanco naka kinyuma rifata nta ya buji badikaraze hirya hino mu karagarindwi gake gakenge ndamenyera nanakundi mekenge nkokonzi pfura ubwoya nazihaga henge bagari inzozi kumungure ngasenga menshi zirimo mayonnaise noneho zibari byeri rugira yagukunze burya ngagucira icyanzundi mu gihugu meze fresh na sheni dacika G yo hip hop ya numva ari ya hip hop ikiri naturality idahinduye mu kuntu oya dukora ni hip hop ntago bavuga ngo ikiri naturality cyari kiri natural ukuntu kuko hip hop dukora nyine izo irumvikana tuka cyangwa se cyangwa injyana zose ziranazikora cyo kugwa flow gutyo amadrill turayakubita uko iyo flow ujya muri drill ukayumva agiye ukayumva ntago biba birenze tu uko wakora kose ikintu cya mbere bora nukumenya ahubwo ngo ngiye ibyo ndi butange biriwe bimeze bite tu niyo mpamvu ngiye nkunda gutanga ikintu gifite umwihariko tu ntago gukora ibintu byinshi bya buri munsi ndi gukora ngo inyoni yaridunze that's the shit ntago ibyo bintu mbikunda niyo mpamvu tu ntago ngiye mbikunda ku giti cyanjye Bakamenyawe mberutse kubona hari ikiganiro mwagiranye na Emirene kuri ndakeka yaragikora kuri The Choice sibyo yaragikora urabona ibintu bya promoting ibintu bya marketing hanze hanga biba bigoye wowe nawe mufatanye kurimba mwe mu bifashwamo nani niba na management mugira niba hari ubundi buryo mubigenza guhasoringa mukora umuziki mugakora indirimbo ya mbere ya kabiri ya gatatu support nabyo bari hatari imvune muhura nazo ntago zibakinege ku buryo mwavuga ngo twahagarika muzika ibi bintu tubikora ko tubikunze so impamvu nago kuba dukora gutya nago dukora ari twe twenyine bitewe no kugenda uko mu muntu aho ukumva flow zanyu ukumva urazishimiye ushaka kuza ukavuga ati nabafasha iki none hari abantu dufite badufasha muri ubwo buryo tunabashimira cyane kabisa buri wese ugira uruhare kugira ngo trap bikiriho igikora n'ibindi bintu byinshi turi kubategurira promotion z'ibintu by'ampamvu byatinze nuko dushaka kugira ngo ibintu noneho ntibiza ari twe tubyiyumvira gusa biza ari ibintu bigera ku bantu benshi cyarimwe so nicyo kintu turi kurwana nacyo warumbaje ngo Emirene kugira ngo biratuvuna challenge zo nizabura ntabwo wabura guhura n'abantu bikakugora yabo ukavuga ati uyu muntu ndamwinjirira gute mugweho iki ni ndende ziba ari ndende kugira ngo ugwe ku muntu mano mwinjire gutyo ariko gake umuntu agenda abone connection ubonye akaguhuza n'undi biratuvuna ariko si cyane biba bikaze ariko gusa bro hari ikintu manzi neza nkaho uba ufite talent imeze gutyo ko byagenda kose babizagerayo yabiza performing well no kubikunda no gukora cyane no kwizera to bakunzi ba Peace Media TV hari abantu rero bakwibaza ngo Bakamenyawe twabona dute uko twamukontakta twabona dute uko following platform ziwe tugakurikirana ibikorwa bye babigenza bate so njyewe ahantu hose ku isi habaho social media zose isu uzasanga nkoresha ni Bakamenyawe Bakamenyawe ahantu hose Bakame/nyawe Bakamenyawe aho bitajyamo ibyo bislash so hose ni Bakamenyawe izindi ni tugafatanya dufite Instagram tugafatanya gang dufite Instagram bayisura hariho boro YouTube channel yacu wayigeraho hariho indirimbo zacu dufite boro kuri Audiomack ni tugafatanya music hano hose ujyaho ukumva indirimbo zacu ukanadusura urukumva izo platform ushaka kuzisura ukatwandikira cyangwa ugakora iki ahantu hose turi kwamamara gake kabisa bakunze ba Peace Media TV rero babarangiwe bababwiyeho mugomba guca kugira ngo mubone indirimbo ze bakubita umurongo wanyu mubemeze ko ibyo barasanga hano bari hatari nguza n'ubuturi ngutera amatara nkume n'amajigo nkurasengegera jewe na gang dufite amadaruza n'iby'ibifurura ribwa ngo koco cyangwa nkurasura hena mu isoko Bakame mu ishyamba ndakurya ngo poko ni nk'ikidongo kimwe kimwoko va kuri vasi zimwe zimbogo nguvayo ngwino nguhe ubino nkina ni nkako nge nkina kung fu sifu kaguruka kanyahina unyirukaho nkumenitwe ni direct nizo gutyo tu
ugomba kunyuzamo nyine ukajya utanga na flow zishimisha abantu neza se ubibona ukagorora imbavu abantu bagasirimuka umva Kigali yo kuyitwika oya ni direct ibintu byose no kubigira amani gake kuza Peace Media TV mwumvise ko agiye gushya kabisa mwumvise ko abarangiye ahantu mwamusanga ibikorwa byeho mwabisanga ni gutyo bimeze kabisa nabona hagiye gushya reka ikiganiro tukigire kigufi tuzaganira byinshi ku buzima bwe nimubishaka tuzongera tumugarure tugire igice cya kabiri ngo tuganire bashyira amanota bavuga ati icyo gihungu toka shenyuko cyangwa se bavuga ati tuzongere tubisubiremo umurese ababyemerewe ntacyo bitwaye reka tuzongera tumugarure rero tuganire byinshi kuri we twibanze kuri muzika twibanda ku byo akora reka tuzaganire noneho ku buzima bwe neza twinjiremo hasi ntabwo njye nsezerera umuntu namubajije ikibazo kimwe ni ikibazo kiba kiri cyo mu buzima busanzwe inzoga ni ikihe kintu wumva uramutse ugeze mu ijoro ku munsi w'imperuka bakaba tuti turazamutse tugeze mu ijoro noneho Imana ikavuga iti ibyaha byose ikintu mwafataga ko ari icyaha ku isi nta cyaha cyari gihari byose muri mu byemerewe ni ikihe wumva wakwicuza ikintu nakwicuza ko ntakoze se ikibazo se so ikintu nakumva ntarakoze nkicuza ngavuga ati iki ntago nagikoze kandi ntago cyari icyaha shumiza icyo kintu ntago kibaho icyo kintu ntago kibaho kubera ko ndi gutekereza aho cyegeye we mbana nk'inzoga ni kuvuga ati nayo kuba narazimenya nkazikura mu icupa nkazica intege so ikindi z'ubwo icyo kintu ntago nta kintu kiri no ku isi udakora kubera ko ari icyaha njyewe ntago nyemera nta kintu na kimwe ndabikora ibyo nimba nshoboye gukora ndabikora ndarumva gukora ibyo nshaka gukora byose yo abantu ba Peace Media TV turabashimira kubw'umwanya wanyu sibyo abantu bose rero bareba iki kiganiro bajya bibuka gukanda kuri ako kantu k'umutuku bagire kuri all notification zose zijye zibagereraho igihe sibyo so banadukurikirane imbuga nkoranyambaga zacu twazibabwiye ni for trap music hano hose Bakamenyawe badusure tuganire ikindi bajya bashyigikira ibintu dukora mani niba ukoze gukora indirimbo mani kwa ifite views 30 mu isaha cyangwa views 30 ku munsi wose niyo kintu cya mbere kibabaza shumi niba ukoze ni umuntu akoze ingoma muhe views ugerageza unagapostinga cyangwa ukohereza ni utaye postinga yoherereza abantu habari wayipostinga cyangwa wagira gute sibyo dushyigikirana icyo ushoboye gukorera mugenzi wawe ukimukorere kandi akakanya bitabaye ngo ejo ngo nzagira gute nawe umenya we never know hari igihe kigera ukicuza impamvu utafashije umuntu ikintu so icyo nabwira rero ni urukundo one love ahantu hose ngira ngo barabibona aka kaboro gaba gafite ikintu cyinshi gasobanuye one love aho ugeze hose ujye wumva ibintu byose naribe abakunzi ba Peace Media TV rero nanjye ndabashimiye cyane kuba mwadukurikiye mugafata umwanya ungana gutya mugakurikirana ibyo turimo tuvuga ngaha ushaka indirimbo ze ushaka platform ze turaza gupininga YouTube channel ye mu kiganiro muri description hasi uze kurebamo aho muri description uraza kubonamo link wiceho ubundi ujye kurebera zirangwa zirarenze kabisa nyizibona ese mbati umuntu ngomba kumutumira akaza akahatwika ariko ibyahanje tuzabigarukaho ujyanye nacyo twazabiganira ntacyo ibyahanje tuzabigarukeho ndabashimiye cyane kabisa ufite umuhanja ahubwo reka tuzabigarukeho nta shida kabisa ndabashimiye cyane rero subscribe fungura inzogera kugira ngo ibiganiro byose ujye ubibona update indirimbo iki byose ujye ubibona nimero narayibahaye uratwandikira ukatubwira ko ari icyo ushaka kutubwira ko twakuganiriza ubundi tukavugana nawe tukakubwira uko twahura ubundi tukabisoza mwakoze cyane ciao It's not a game, it's a rich thing.